Yes, bakunzi ba Concord TV show, reka mbasuhuza aho muherereye hose kandi nshimira abantu mwakanze subscribe mukadushyigikira twatuko umuryango mugari. Nawe nubundi ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Turi mu kiganiro n'umukecuru Nyirabarihenda Venansia, umuhanuzi wacu, umujyanama wacu dufite kuko n'inararibonye mu gakiza imyaka 30, ari umunyamasengesho, ari umuhanuzi, twamwigiyeho byinshi. Hari umukecuru ro waje nawe kugira ngo atanga ubuhamya, barasenganye baragendanye muri urugendo, hari byinshi Imana yagiye imubwira ikabimunyuzamo bigasohora, kandi tugomba kugendana n'ibimenyetso. Yaje rogangwa mutangira ubuhamya, niyo mpamvu tumuhaye ikaze. Ni karibu. Turabashimiye cyane. Yego, uriyegereza mikoro gutya. Turabashimiye cyane. Yego. Abari kutwumva namwe turabashuhuje cyane. Muri uyu mwanya twicaye aha hantu. Yego. Turi mu kiganiro cyo gutanga ubuhamya by'Imana yagiye irakora. Yego, uributsa dukurikiye amazina yawe. Amazina yanjye ni Nyirakigame Jacqueline. Nyirakigame Jacqueline. Yego. Utuye mu mudugudu wa Yungwe. Mu kagari ka Yungwe, umudugudu wa Gikomero. Kagari ka Yungwe, umudugudu wa Gikomero. Yego. Ngaba nanze ngera n'ubundi ku mudugudu wa Gikomero. Yego. Sinjya ku mudugudu wa Yungwe muri Adeperi. Yego. Ubwo rero Imana yadukoreye byinshi cyane. Imana yakoresheje uyu mukecuru ibintu bikomeye. Yego. Icyo naheraho, nari mfite umurwayi ari mwene mama dukurikirana, agira uburwayi bukomeye cyane, barambamagana ngo yagwaye. Ariko Jacqueline, hari akantu nibutse. Ubu koko twatangira tudasenze. Reka mukecuru Nyirabarihenda Venansia adushyira imbere y'Imana. Umuhe mikoro none narangiza ayigusubize utanga ubuhamya. Haleluya. Amen. Kadushima Imana yo mu ijuru. Yego. Turacyari imbere y'Imana y'amahoro. Tugomeje kugushima no kuguhimbaza, twishyira mu maboko yawe. Amaso yacu turase mu muhanga rwawe kugira ngo tumenye ko twakuyobotse. Ni Imana gure kwizerwa no kwiringirwa, ni umwari ku rugamba, uri umunyamaboko. Urakomeye cyane ndubura uko bigenza, wikenyeza imbaraga. Mwami tukuze twifuza ndi murengezi kandi mu rwacu ndamusha waduhangara izina ryawe nirishimwe. Amen. Dufashe zando turi rwose muvyeyi, dufashe tugwanirire, utuyobore, turinde kuvangirwa, turinde guhandura ibinyoma, turinde abazimu n'abadayimoni, turinde ingabo za Satani rwanye ibitugwanya biduhiga, kandi Mwami turambura amaboko yawe, udushyire mu bwisho bwawe. Urakoze kuri abana natwe nimeze na ryawe ryera. Amen. Yego, Jacqueline fata mikoro ubundi utangira ubuhamya neza uko umukecuru mwamenyanye, uko yagiye agufasha muri urugendo. Uko twamenyane, nari narwaye nanjye. Yego. Kugira ngo tumenyane cyane, dutangirane urugendo. Nararwaye ndi umuntu mbese ubugwayi ndagwara ndivuza biranga. Yego. Byanze rero abaje kunzura, ariko twadusanze tunabana. Abaje kunzura, ageze mu rugo asanga ndi umuntu rwose warembye cyane. Noneho hari uko nari ndi kwiganyira, ndi kuvuga ngo abana banjye ngo mbese ubu basigara he. Noneho nawe abarambwiye ati kuri kwiganyira abana bawe basigara he, uzi ko wenda gupfa. Ndisi ibyo nibikiweho rukumbwira gutyo, uzi biri mu mutima gwanjye. Uri Imana yo kugira ngo umenye biri mu mutima. None se ngo niwe ubimbwiye ngo ndahari ko biri. Ndi niko biri cyakora. Ubwo rero barambwira ati rero ngubwire wasanga kujyana ahantu ho kuvura ugakira. Yego. Ndamubwira ngo ya, ngo ejo ngo nzajya gufata imiti indaho twajyana. Ubwo rero nawe arambwira ati weho ngwino tugende, noneho nudakira uzabona usubireyo. Yego. Kucyakora Imana nanjye ngo remera binyemeza, mu gitondo turagenda. Umutware wanjye niwe wari umbekeye umwana. Yego. Wari umufashe kuko sinari nashobora kumuheka. Ubwo turagenda tugera ku musaza wasengaga cyane, wari witwa Simoni muri Nyirabusonyi. Yego. Tuhageze rero agikomanga, umusaza barakingura. Tugeze mu nzu turicara, umusaza ati si bimeze gute?
nuko amubwira uko bimeze. Igihe kiba kirageze aravuga ati rero ngiye kugusengera. yego Abwira umutware wanjye ati rero weho none se nawe hari uremera kwihana? Umutware ngo ya ngo ngiye ngumvita abagore babiri. Ati rero bose dusengera umugwayi wacu. Arasohoka rero nange nzigaraho baranzengera pe, baranzengera. Muzehe Simoni na mukecuru Nyirabarihenda barafatanye. Baranzengera. Yego. Bamaze kunzengera umusaza baravuze ati haguruka. Ndahaguruka. Ati ngahinanure. Ndihinanura. Yego. Kusira ukumva hari ahandi hari kubabara. Nange ndavuga ngo ya. Abarambwiye ngo wewe ngo nibaguhe igisokozo rero ngo ndikumva ijwi riri kuvuga ngo nibaguhe igisokozo ngo usokoze. Nange mba ndamubwiye ndi rero gusokoza. Ndisi umusatsi gurangije amezi 2 ndasokoza. Ndigisokoza kiranyuramo ndiko mu mutwe nguragamo ngumva ningigisebe. Ati none se ninjye uri kuvuga ngo sokoza tubwo iri kubivuga nibizi. Yego. Isokozo barakimba bamaze kukimba ngojejemo numva kwa mutwe gurakomeye. Numva ndashokoje biremera. Amen. Numva njimye Imana cyane. Muri ako kanya tukiraho baravuze ati ngaho genda nimugara mu rugo uteka igikoma agisengere ukimwenda koko ndakendo najyaga ndakendo nakoze agakomo. Ubwo rero tugeze mu rugo koko dusanga umwana ndetse arahishije hari abantu bari benda kuja kunderera ubuhingi. Yego. Ubwo duteka igikoma aragisengera turanywa biremera asengera n'ibiryo turiye biremera. Numva ngize imbaraga. Bandavuze ndi ibi biryo rero navyijanira kuvuga umunsi ariko baravuga tukiraho. Ijwi riravuga ngo izinza ubugwayi gizinza karago kubugwayi. Yego. Koko kuvuga umunsi navayo ndabwo nongeye kuryama mu rugo nasanze babatezi bari bagiye kunderera njyana n'agateresho. Yego. Bisi nabonye igitangaza cy'Imana uwo munsi. Njyana n'agateresho nabo bakimbona ngeje yari yangezeho ari kumva ndi umuntu warembye ngeze mu gihe cyo gupfa koko. Bakimbona ndutse ngo haraguru yabo rero nabo baratangara barahagarara baranyitegereza mbageze ndababwira mwicare mujye baricara mbese bagira ikibazo cyane. Sinone byagenze gute ndukuru kubireba. Noneho we akavuga uwo mudamu akavuga ngo wewe uyu mudene kwakunde ko bavugaga ngo umuntu ajaga koraga imisozi yenda gupfa. Ubwo byabayeho rero turatera turataha ngijo haraba igiterane mu kanama njayo. Ubwo ubugwayi mbukira gutyo njima Imana cyane mbona ukuboko kw'Imana pe mba ngubonyeho. Ubwo rero Imana yangoreye byinji cyane yakoze byinji yagira akora byinji mbese ndarondora ndashobora kubirondora umwanya gwa muke. Ariko noneho haza kuboneka uburwayi kuri mwene mama arambamagara ngo yagwaye. Ubwo njeyo ngezeyo nsanga n'umuntu umeze ng'indumbi. Muri uwo mwanya ngiraho umuntu wari uri kumuvura yari w'igisenyi abarahamagaye kuri telefone ati uwo muntu nimutamukuraho baraca muri kumushingura. Ubwo numva ndayobewe kuko sinene no muvugisha ndabwo yamenye ko nahageze. Ubwo niho narebye ndavuga none uyu muntu byagenda ute. Niho nagiye ku muhungu wanjye baga mukamuhoza njya kumureba mubwira uko ikibazo cyifashe nawagira ngo wenda n'ubugwayi bunasanzwe. Igihe hari ngani mugoroba umwana bazanye moto ngo zitujyane nyine zidukuraho. Ahageze asanga ari umugwayi utoja kuri moto. Biba ngombwa ko za moto arazishura ziragenda bajya gushaka imodoka. Yego. Imodoka niyo yamukuye aho tamujyana ku uwo muhungu wanjye mukamuhoza. Tuhageze niho nahamagaye uyu mubyeyi. Yego. Abwira ndi rero mu gitondo kare kare wazinduka ubugwayi burakomeye. Ngo mu gitondo kare kare araza koko. Ahageze n'umuntu utara womenya ngo
turaha nangwa bimeze gutya mbese yari yabaye ingindumbi pe. yego ubwo rero umubyeyi ahageze ubwo turasenga, tumaze gusenga afata umwanya wo kumuvura rwose, aramuvura pe. mu mwanya aba arazanzamutse akabaguje, kari twaraye aho twahiriwe, we avuga ubwo kariho turi kuhagera gusa none bimeze gute ndi hano bimeze ute, amanza kumbwira ngo ariko singo aho nagwariye ngo je patangeraho kandi turiwe twaharaye twahiriwe. yego ndi none sibona hano uri kubona turi nihe, ndi kubona ndi mu rugo da. nuko ndamubwira ndi bugere turi kwa Jape. nahageze gute, ubwo rero tumusobanurira uko yahageze. umubyeyi rwose aramuvura, akora mbese Imana ikora ibitangaza bikomeye. yego umubyeyi aba arakise, yamuhaye umuti aravuga ngo baturutse muri Kongo. ibyo byari bimujanye, byaravuze ngo byari biturutse muri Kongo. nuko mbega yabitwika cyane ngo reka tugende, reka tugende. bakavuga ngo bageze ngo kuri Mahoko, bakongera bakavuga ngo bageze Gisenyi. nuko ku umunota wa nyuma baravuga ngo birambutse, ngo murabe ngo ndaturagaruka. yego icyo gitangaza ndakibona. irongera hamaze ng'iminsi barongera baranyakura, bayatuma ari ikibazo cyari kiriyo cy'umwana. tugenda agiye kuvura uwo mwana, noneho ngo mu gitondo uwo murumuna wanjye adusiga turyamye, twari twaharaye. aragenda ngo agiye mu materaniro, hari ahantu basengeraga mu nzu. bagezeyo rero sinzi byamufatiyeyo, tumva baje kuduhamagara ngo yewe ngo mutwoherereze ngo umwenda gushushiye ngo runaka yagwaye. kavuye hari muzima bayiki, kunzi ko yajyanye igishora cyane gishuje. ubwo rero twarahagurutse, tukijyamye, turahaguruka turagenda. tuhageze dusanga umuntu bamurambitse, n'indumbi ndabwo ari turaseganya reka data, tubona birakomeye. ariko agahumeka ariko ndavuga. yego ubwo rero ndakindi twakoze, abo bahanuzi babo bari bashobewe gusa. dufata Bibiliya, tumaze gufata Bibiliya tumurambikaho, tumaze kuyimurambikaho asigaye turasenga. tugiye kumva twumva arazanzamutse. amen. amaze kuzanzamuka ati sibize bigenze bite, turamubaza none bize bigenze bite. nawe aravuga ati sinzi, nabonye hari ng'ibintu kije cy'umukara kingubita mu maso, nuko mbero kuko nuko cyakoze Imana ibikoze bikomeye. abarazutse, amaze kuzuka turagenda. tugeze mu rugo ibyari bitujanye, uyu mubyeyi aramusengera cyane, akora ibikomeye. ni umwana we wari urwaye icyo gihe, amuha imiti, amaze kumuha imiti turataha. yego ubwo umwana nawe arakira, aratuza aba mu rugo. hamaze ng'iminsi rero n'ubundi mbese ageraga abantu bamugendaho cyane. hamaze ng'iminsi babaranyakuye, hari ndi mu rugo nenda kujya gutera, ati mwene nyoko ararembye. ubwo nange naje ndi kwirukanza kureba uyu mukecuru, cyo mu by'amahirwe nzanga ari hano. ndamuburanire tugende ku kabari. bigenze ute, ndamutekerereza. ubwo duhita tugenda. tugezeyo dusanga umuntu ndaguseganya, ndagukoma. ubwo yatubwiye nyuma yaho, umubyeyi rero arasenga pe, nanze arasenga. amaze gusenga
Imana ikora ibintu bikomeye aho handi icyo gihe nabo umukobwa we niwe wari uhari umwe ari we wicaye iruhande rwe abazanye umuti amaze kuzana umuti aragukoresheje uko aragukoresha amaze kugukoresha tuba abahaje indirimbo ni ya 30 yego niba atari 30 ni imwe ariko ni iyo ndirimbo iyo ndirimbo yaririmbye nyisomye turayiririmba turirimbye twumva nawe arazanzamutse andirimbo nawe twumva aracuriye amen tubona aracuriye akimara gucurira natwe turishima cyane turayiririmba pe ariko bwari ubutumwa bwe koko bwo kumuzura yego burangije niho twamubajije ati rero ngewe ikintu cyaje kirandema ejo nari ndi mu soko ikintu numva kitemye ukuboko mbona ukuboko kuravuye kuko uko kuboko ndaho kwaseganyaga oya ndaho yaguseganyishaga nuko Imana ibikoze bikomeye icyo gihe naho mbona ukuboko kw'Imana pe yego nabwo barazotse abamuzima ibitangaza Imana yakoze ni byinji pe yego ni byinji Imana yakoze yigeze kunzanira ubutumwa ngo sinjye ahantu mu bukwe numva ndi hatako ndajeyo kuko hari muri famiye ariko ari ngo ku wa kabiri ngeze ku rugo ndi gutaha ari nimugoroba mba ndavunitse ndavunika imvune ibaho bwabwo burataha sinabutaha koko maze kutabutaha nyuma yaho ubukwe bwararangiye uko iyo mvune nayo waye hafi ngo kwezi Imana niho yongeye kuvuga ati imvune ndahije amen imvune irakira bari baranyunze ndamundo wari utaranyunze ariko biranga nje no kwa muganga ngeze kwa muganga bamba ibinini bambaye ibinini mbiriye numva noneho ndi gutambuka noneho mba nizeye bya binini ndavuga ngo usika kare hose yonjya kwa muganga igihe ari nijoro mbyutse mu gitondo numva yamvune yongeye gusubira bubisi mbwira Imana ngo Mana mbabarire kuko nizeye ibinini mbabarire rwose umukecuru rero yageze mu rugo ndamuganurira arasenga amaze gusenga amvune koko irabona irakira ikira burundu kubw'amashengesho mbese ndi gushima Imana dukoreye ibitangaza byinji ndaho nabirondora ni byinji Mera mukecuru mikoro nawe yakoze byinji pe yego mukecuru ubyakira utera kubona umukecuru mugenzi wawe hari ibyo Imana yakunyujije mukabimubwira bigasohora wowe ubyakira ute nyine muraga yuko Imana idukunda cyane kandi ngabona ko tuzayizera tukayisenga kugeza gupfa kwacu yego niyo tutazayivaho iratuburira ikatubwira ibintu byinshi bikomeye kandi bigasohora yego ubwo rero twarayizeye natwe niyo mpamvu tuhora turi gutitiriza ngo Imana idutabare idushyigikire n'abakozi bayo yego kandi ikomeze u Rwanda turuturemo natwe turindiremo yego tuzayinambaho yego imvura iraguye reka dutange nimero ya mukecuru ni 0787444130 mukecuru ugiye utadusengeye senga isengesho oya senga isengesho dusoze Mwami mwiza Mana ikomeye Mana yera nyir'ubugingo ukomeze kubana natwe turagusabye ngo duhe umwuka wera utuyobore mu nzira zawe zose utuguhanire turinde kuyobagurika utuhagarare umubyeyi mwiza uduhe imbaraga zo gukina no kunesha kandi ubwami bwawe butuzeho udushyigikire muri no minsi ya nyuma uzi ko hafi yawe utubere ibyiringiro turinde kuyobagurika niko ngusabye mu izina ryawe ryera amen